uwitwa Patient ndetse na Gentil bageze i Masoro mu rusengero rwa Restoration Church aho bagiye gusezeranira imbere y'Imana ndetse n'abantu. Ahangaha rero wibuke yuko ari ubukwe bwari bumaze igihe bwarasubitswe bitewe n'uko twari mu gihe kidasanzwe nyine, igihe nyine cyo gufata ingamba zo kwirinda COVID-19. Ngewe nitwa JC, uri kuri MTV Mwarimu TV. Nakubwira ngo kora subscribe niba utarabikora, ndetse ukande share uhereze n'abandi kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane. Nkubwire yuko ari ubukwe rero bwitabiriwe n'abahanzi batandukanye, harimo nka Gaby, harimo nka ndetse harimo nka Simon, yes, Gaby Kamanzi, uramuzi cyane, nawe ni umuhanzi, yes. Hanyuma rero wibutse yuko uyu nawe amenyerewe mu bijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yes. Hanyuma rero ni ubukwe bwari bwiza cyane, yes. Ni ubukwe rero bwagenze neza cyane. Gentil ndetse na Patient, yes, Patient. Ahangaha rero bikaba byari byifashe neza cyane 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 kabisa. Akaba rero ari ubukwe nyine bwabereye hariya Kigali i Masoro nkuko wagiye ubyumva. Yes. Hanyuma rero Patient na Gentil nababwira ngo ubukwe bwiza cyane, ndetse muzabyare hungu nakobwa kandi urugo rwanyu ruzagendwe, yes. Gaby Kamanzi rero akaba yabaririmbiye indirimbo nziza cyane, ndetse hakaba harimo niyo Patient Bizimana yamusabye nyine kumuririmbira kuri uyu munsi nyine w'ubukwe bwe, yes. Hanyuma rero mwibutse yuko niba utarakora subscribe wabikora, ndetse niba utarakora share nabyo wabikora. Ngewe nitwa JC. Dukomeze rero turebe video zacu hano kuri MTV Mwarimu TV, kubwira yuko ibiganiro ari akagaruka. Komeza urebe video zacu nk'ibisanzwe.